Papa na mama niho bapfiriye. Papa ntabwo yari umututsi, yari umuhutu. Yego. Mama yari umututsi. Noneho papa aza gupfa mbere ye, yishwe kubera yuko yakomeza gusapotinga mama kugira ngo ntagire umukoraho. Abari babanza baramwica. Ntabwo umuntu ashobora kubabarira umuntu atarigeze agira amahirwe gushyingura umuntu we mu cyubahiro. Ntabwo mwigeze mubona imibiri y'ababyeyi na n'ubu komera ihangane. Ntabwo byigeze bibaho, ariko turiho. Komera ihangane. Turiho nta kindi. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka dukomeze kubwira abanyarwanda bose n'abantu badukurikiye muri ibi biganiro mukomeze gukomera kandi twibuke twiyubaka nkuko insanganyamatsiko ibivuga. Turi ku nshuro ya 30 mu gihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Turi gukora ibiganiro by'isanamitima, birumvikana n'ubuhamya n'urugendo benshi bagiye banyuramo kugira ngo uyu munsi babe barabo baribo, ariko nanone ntabwo tukwiye kwibagirwa abo twabuze, ababyeyi, abana, abavandimwe. Ni byinshi cyane tugiye kuganira n'umuvandimwe agiye kuza twibwira. Turaganira ku rugendo rwe rw'ubuzima, tunarebe inzira z'inzitane yanyuzemo cyangwa se urugendo rwe kuva muri 1994. Aratuganiriza byinshi cyane kugeza ubu ngubu. Ninde, ni muntu ki, ubu ngubu arishimira iki? Uratangira wibwira abantu badukurikiye. Amazina yanjye nitwa Nambajimana Jacques. Ry'agasirino ari mu nzaho kizina bakundaga kunyita. Yego. Rohiti. Yego, uvuzeho gato mu nzahuke, wabanza kwibutsa abantu uri umuntu ki mu nzahuke? Inzahuke ni bande kugira ngo udukoreye ari uze kumenya byinshi, wenda hari igihe yakumva inzahuke ntaje gusobanukirwa ari inde. Inzahuke yari fondasiyo ya Pastor Theogene. Yego, nyakwigendera. Yatangije yo kugira ngo afata abana ku mihanda abasubiza agaciro. Kuri ubwo rero mfite ubuhamya bukomeye cyane nagiriye muri jenoside. Yego. Nakuze nisanga ndi imfubyi, ariko naje gukora ubushakashatsi menya uwo ndiwe, aho navuye. Bituma nshakisha amakuru yose ashoboka, yose ndayamenya, nshaka gusangiza abadukurikiye. Yego. Ni ukuvuga ngo ngewe ubundi ku isambu kavukire ni ku Kibuye, aho bita ku Mubuga. Ariko ababyeyi bakimara gupfa bapfuye muri jenoside, ni ukuvuga ngo hari papa na mama niho bapfiriye. Papa ntabwo yari umututsi, yari umuhutu. Yego. Mama yari umututsi. Noneho papa aza gupfa mbere ye, yishwe kubera yuko yakomeza gusapotinga mama kugira ngo ntagire umukoraho. Abari babanza baramwica. Urumva ko rero nta hantu yari afite ho kwirukankira. Yego. Ubwo rero baje kumwica papa, bashaka na mama baramushakisha, aramwica. Icyo gihe yarampetse, nari mfite umwaka umwe n'amezi. Yego. Urumva icyo gihe bakimara kumwica, namo hano mu mutwe mfitemo inkovu. Baramwishe, byo babakoreye, baramutema ariko gashinyaguro. Yego. Icyo gihe yarampetse rero, baravuga ati nanjye icyo gihe baje kuntema mu mutwe, hano mfitemo inkovu. Nari nkirakana gato kagatambambuga. Barangije baravuga ati kareke n'ubundi kazicwa n'imisi. Sasa nyine nkaho ntariho, ariko Imana buriya ikora ibyayo. Icyo gihe hari mukuru wanjye yari afite imyaka 8, niwe wamfashe. Akimara kumfata twararuhanye, ni nawe wambwiye ibyo bintu byose. Ariko
kubimbwira nabwo byabimbwiye maze gukura, maze kuba umuntu mukuru, maze gukomera. Arambwira uti byagenze gutya na gutya. Icyo gihe yaramfashe rero mama akimara gupfa, bakimara kumwica, ngiye bavuze uti mukareka kanyine ntabwo azabaho. Arantwara njyana kuri paruwasi ya Kibuye. Paruwasi ya Kibuye iradufata itujyana mu maruferina. Naje kwisanga Igisenyi ku Nyundo, Orphelinat Noel de Nyundo. Ubwo rero ni naho namenyeye ubwenge, ni naho wanyise izina Jacques. Ntabwo nari nzi, iyo ataza kubaho ntabwo nari kumenya ngo ndinde. Yego, iyo tutaza kukurana, ni nawe gense ukiraho igitsure, kuba nubwo naciye mu bintu bitoroshye, igitsure cy'umubyeyi kandi ari umusore nawe akiri umunyeshuri. Ubwo rero nisanga muri Orphelinat Noel de Nyundo. Niho nakuriye, niho namenyeye ubwenge. Ndabyibuka nari maze kugira imyaka 13, hari za 2005, 5, 6. Nkajya mvuga ati se kuki hano ahantu turi abana bagera muri 300, aho hose turavukana. Nshaka kumenya uwo ndiwe. Ndabireka ariko nyine bikaguma mu mutima wanjye. Maze kugira imyaka 18, amaorphelinat aje gufunga, abana bajyana mu miryango. Noneho ngiye icyo nshimira Imana nuko nibura mfite imiryango aho nkomoka. Hari abatarigeze bagira aho bakomoka, batazi aho bakomoka. Ubwo rero mu kujya mu miryango njyaho ku Kibuye ku ivuko. Ndumva narahamaze ukwezi kumwe. 2010. Ubwo rero urumva uyu umuntu amenyera ubuzima bwo muri Orphelinat, turi aho nyine byo ku ishuri gutyo. Noneho ntangira kugorwa n'ubuzima. Abantu bambona bari banzi nkirakana kagahinja, bazi n'ababyeyi, uturani mwene mutumwe hadera, bakagira ngo wenda nje kugira gute mu masambu, ibintu by'amasambu. Bose waciye ku muntu ukabona araguhekenyera amenyo. Ati se ni ibiki? Ndavuga ati rero ahantu ntabwo nashobora. Kige nahise njya imihanda, nahise nzi Kigali mu mihanda. wa mukuru wawe? Wa mukuru wanjye icyo gihe yigaga kaminuza, amaorphelinat yari yarafunze. Nabaye nkaho ncitse nyine atabizi. Noneho mu gucika nzi Kigali yaje kunshaka. Icyo gihe bo bari barariwe na FARG. Noneho ni ukuvuga ngo tuvuka turi abana 4. Hari bashiki banjye 2 n'abasaza nanjye no Garafure. Niwe muri make umutwaro wari ugize gute, wari uriho nk'umuntu mukuru. Urumva umuntu wabaye jenoside afite imyaka 8 yari umuntu mukuru cyane. Ubwo rero aranshaka, agira gute, yaramaze kurangiza kaminuza hari Igisenyi muri IERK. Mu kunshaka rero abanjyanye mu ishuri. Kunjyana mu ishuri ntangira mu wa mbere secondaire 2011. Icyo gihe natahaga kwa yanambere umuntu mubi cyane. Uri uvukana na papa hariya mwita ndi. Ubwo ni Nyirasenge. Nyirasenge niba ari Nyirasenge niba ari. Ubwo ni mushiki wa papa. Mushiki wa papa. Yego. Ubwo ni Nyirasenge. Icyo gihe nanone naje kongera kwisanga imihanda. Yambereye umuntu mubi. Navaga ku ishuri ubugari bumaze nk'icyumweru. Akabumpa akampisha ibiryo. Nkemera nkafunga umwuka, nakumva byanze. Nkajya gusura Garafure aho yigaga IERK. Akagira gute, akampa ibyo kurya. Gutyo nyine nize igihembwe kimwe kuri Strago. Banongeye kugira gute, kugaruka I Kigali Nyabugogo. Noneho nanone arongera aranshakisha. Yari umuntu udasanzwe Garafure, niyo mpamvu respect nyine nyimuha. Arongera aranshakisha, ajya kwigisha ahantu bita I Rutsiro ku Kivumu. Ntangira mu wa mbere secondaire, niga wa 3 ndawurangiza.
ubwo rero akazi kaza kurangira nako biba ngombwa ko akazi gahagarara, arahagarara, ubuzima buranga. Icyo gihe twigaga tugira gute, icyo gihe yaje gukodesha inzu akageto aho ku ishuri, tukajya twiga tubana. Mu kwiga tubana rero muri vacances akajya ngira gute, akajya nsigaho, hari n'undi mwana w'imfubyi utari ufite aho yerekera, tukajya tubana muri ako kazi. Vacances ishuri ryagera akagaruka, ubuzima bugenda gutyo rero. Ariko hari ikintu cyagiye kimbabaza cyane, nk'urugero burya abantu biga ku ishuri hari abantu babayeho uburyo butandukanye. Hari nk'ubu nkanjye kuri kote yanjye, hari n'abandi bana twari duhuje, kwako kiriya gihe cya visite, ugasanga nk'abana babazaniye ibintu, wowe ukareba ukicara ukavuga uti se byagenda gute, ukarira ukihanagura tu, ukavuga uti nta kundi. Birababaza cyane kujya ubona umuntu amuzaniye ibintu, wowe nta muntu wagira gute wagusura. Na n'ubu iyo mbyibutse birambabaza cyane, ariko nyine Imana niyo nkuru. Yego, reka kugira ngo abantu baze gusobanukirwa neza, reka dusubire inyuma ho gato. Uracyari umwana muto, amakuru y'uko ababyeyi bawe bishwe, amakuru y'uko papa na mama bawe batari bahuje ubwoko wayabwiwe ufite imyaka ingahe? Ni ukuvuga ngo nkimara kuva muri orphelinat mfite imyaka 17 shyira 18 nibwo nayamenye neza. Arinde bikubwiye? Bwa mbere nabanje kubibwirwa na grand frère, none nanjye nkimara kujya ku ivuko hari ba so wacu bavukana na papa, hari abavukana na mama naho i Kigali, bose bagiye bagira gute bambwira uwundi we, bituma ntangira kugenda nisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bikubwira urumva ko wabimenye waramaze ubwenge, wabyakiriye ute? Biragoye na n'ubu bwanjye ntago ndabyakira, ariko nta kundi wabigenza. Hari nk'igihe sinzi wenda ku ruhare kuri kote yanjye, hari ikintu bita bavuga ngo kubabarira. Hari ubukangurambaga bwigeze bubaho, ntanga igitekerezo ndavuga ati se ni gute umuntu yababarira umuntu atazi, bari kutwigisha kuri ibi bijyanye n'iki na jenoside. Ndababwira uti rero narashyize urutokejo, ndababwira uti ntago umuntu ashobora kubabarira umuntu atazi, ntago umuntu ashobora kubabarira umuntu atarigeze agira amahirwe gushyingura umuntu we mu cyubahiro. Ntabwo mwigeze mubona imibiri y'ababyeyi? Na n'ubu komera ihangane, ntabwo byigeze bibaho, ariko turiho. Komera ihangane, turiho nta kindi. ihangane. Ni ukuvuga ngo ni ibihe turimo ntabwo biba byoroshye ku banyarwanda, cyane cyane abacitse ku icumu, abafite ibikomere, abafite ibyo bibuka, rwa rugendo banyuzemo, ya nzira z'inzitane, bya biki bihere. Niyo mpamvu abanyarwanda baba bakwiye kuba, buri muntu aba akwiye kuba hafi ya mugenzi we, tugakomezanya. Yego. Ihangane rero. Ni uvuga ngo turacyari kuganira ku rugendo rwawe n'uburyo wagiye uca ubwenge, ukamenya amateka yawe, ukamenya uburyo ababyeyi bawe bapfuye, dore ko bapfuye ukiri muto, umwaka umwe n'amezi angahe. Wenda hari byinshi utaruzi, hari igihe wenda ugira amahirwe ibintu ukabona n'ababikubwira nyuma bakabigusobanurira, ariko nanone urumva ko ari igikomere kuba utarabashije. ngira ngo abantu babana n'ibyo bikomere ni benshi. Nacyo kintu kimbabaza cyane birenze uko yemera. Yego, umuntu yatabashe kubona umuntu we ngo amushyingure,
na n'ubu ibyo ni ibikomere bibana n'abantu benshi kandi birumvikana. Ubwo ngira ngo twari dusubiye inyuma turi gusobanura abantu urugendo rw'uburyo wamenye amateka yawe, bana nabyo rimwe na rimwe ukajya wenda unanabona hari ibyo utari gukorerwa, wari uri kuvuga ati ku ishuri rimwe na rimwe gasanga bataje kugusura abandi babasuye, watekereza ko wenda umubyeyi wawe kuba hari akaza kugusura bikaba ari ibintu bigukomeretsa cyane. Gahunda yo urugendo rwawe rwo kuza ku muhanda guhura na nyakwigendera inzahuke, ubwo wari uri kutubwira ukuntu bagusubizaga ku ishuri ukagaruka Nyabugogo, bakongera gusubiza ku ishuri ukagaruka n'ubundi ku muhanda. Byo noneho byagenze kugira ngo muhure se, noneho wari uje ku muhanda ubaye nk'wenda nkaho bose bakubuze, kuko wavuze ko mukuru wawe rimwe n'imwe yaza akagufata akagusubiza ku ishuri. Ni ukuvuga ngo ubuzima bukimara guhinduka bwo kuba ishuri ritakomeza, akazi gahagaze kuri Grand Frere, nibwo nongeye gusubira ku mihanda bya nyabyo. Noneho hariya Nyabugogo ndara ku mihanda, ndara mu mabuwate kugira ngo buke. Hari nubwo nigeze kubona igihumbi, ndavuga ati ngiye ibaze kugira ngo abafata inote y'igihumbi ugenda urare ku indaya utagira gute utayisambanya kugira ngo buke, kugira ngo nibura njyame ku buriri. Yego, ibyo bintu ni ibintu byambayeho. Noneho umusaza we papa, tumwita papa ntabwo tumwita pasiteri. yego, niko twamwitaga bitewe n'ibintu yadukoreye. Si ukubeshya ngiye ku ruhare rwanjye twahujwe n'Imana, ntabwo ari uruhare rwanjye. Twahuye muri kiriya gihe cya Covid 2019. Ibintu ari danje, ntaho kurara ngira, turara kuri ya etaje ku mashyirahamwe, inyerondo zagufata zikagukubita imigeri ukaba bajya kugufunga. Ariko amahirwe ndashima Imana kuba ntarigeze mfungwa, nubwo nagiye mba muri struggle gutyo, Imana yagiye indindagereza. yego. Noneho 2019 byari danje muri corona, yaguma mu rugo bwa mbere. Byari bikomeye, nta muntu ari guhamagara ngo nyoreze igihumbi, ntawe. Najyaga nkacika wa polisi, nkajya gushaka izo senkisa, nabwo kuzibona ntabwo babaga bazibona, byari bigoye. Icyumweru cya mbere kiba kirashize, ariko uburyo nari mbahe bwari uburyo bw'igitangaza. Buriya uko byagenda kose, iyo abantu babana baba baziranye, nijye kubona nkabona nk'umuvandimwe araje ankubise igihumbi sikangwira, yankubita senkisi nkabona ntabwo bibaho. Avuga ati uyu munsi urije. Noneho hari umuvandimwe twabanaga Nyabugogo, we akora ibintu bya manikire bira byo guca inzara. Yajya guca inzara kwa pasiteri, aramubwira ati hari umuhungu ni inshuti yanjye ariko ngo yabaye umwanabi. Umwanabi hari abantu bakina filime barebare bafite amatwi maremare, numva ko nari nzahaye, nari ntacyo kurya nari mfite, byari danje. Nari nanutse buragurya, nambara agapantaro kakankwira, nabwo Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Abaravuze ati hari umuhungu w'inshuti yanjye witwa gutya na gutya Jacques. Noneho pasiteri abavuze ati munshakire umusore. Aragenda nsanga aho Nyabugogo kwirigara, abaranjyanye mukunjyana angezayo. Batuye hano Kanyunyumba. Yego. Gatsata. Mu Gatsata. Yampaye ibiryo, si ukubeshya, uretse emosi y'amarira niyo yaguye muri ibyo biryo. Noneho ampfunyikira n'ibindi, nta hantu nari mfite yo kubijyana. Nabaga imihanda, nta geto nari mfite. Ariko hari umusore nari nzi nawe w'umunyagisenyi yari afite geto. Yampaye isukari, ampa umuceri, ampa akahunga, ampa amakara, ampa ibiki byose. Arangije arambwira ati mwana wanjye kira 2, ampa n'ibihumbi 2. Noneho ndareba ndabona ati se ibi bintu ndabijyana he?
ndabifata mbitwara kuri uwo musore. Ntabwo wabaga uko byagenda kose umuntu nawe ntabwo ntacyo kurya yari afite, kumuzanira ibiryo ariko kwakira ntabwo ariko kwemera ko urara hanze. Bya biryo turabirya birashira. Mu gushira rero abarampamagaye, mba ndamuhamagara mfite nimero ze ku gapapuro. Arambwira ati yo Jacques mwana wanjye umuhungu wanjye bite kutagarutse. None arambwira ati saa sita na nimugoroba ujye uza wirirwe hano urye utahe. Noneho nkajya nirirwayo nkira nkamufasha uturimo gutyo. None igihe kiragera arambwira ati se ubundi ujye utahaye. Ndamubwira ati ntawe ngira ntaha. Arambwira ati guhera kuri uyu munsi guma hano ugiye kuba umwana wanjye. Ubwo rero urugendo rwo kubana nawe kugeza ubu nibwo rwatangiye, tukaba tukiri kumwe nubwo yaducitse akigendera. Rest in peace. Yego, turaza gukomoza ku nsanganyamatsiko. Turi kwibuka ntabwo heranwa n'agahinda, turi kwiyubaka. Urugendo rwo kwibuka wiyubaka cyane cyane kuri wowe ndetse n'abavandimwe bawe mwasigaye rugezeye. Ni ukuvuga ngo bitewe n'ubuzima tubamo, umukuru wanjye arashaka, ni ukuvuga ngo twamubereye umuzigo dutuma adashaka kubera turi hasi ye. Yego. Na n'ubu ndakeka ko ntabwo arashaka. N'ahari hose njye mwita papa, ntabwo nigeze mwitaga frere, bitewe naramunereye mugira gute, arankubita nakoze ikosa aranyaha. Urumva ko uwo muntu ni umuntu udasanzwe kuri wowe. Yego. Ubwo rero ubu ariho bose turiho, ariko buri wese abahigahiga ku giti cye. Nk'iyo umwaka urangiye cyangwa se umuntu afite ikibazo cyamunaniye kwihangana arahamagara ati bimeze gute, undi akabahamagara undi bimeze gute, ariko tubanye buri wese abaguruka. Uretse ko nagiriwe ubuntu nkabona famiye, nuko tubayeho. Yego. Jacques, ubu ngubu wakora iki kugira ngo wenda arebe ko yava muri cya cyiciro cyo guheranwa n'agahinda, cyo kuba ku muhanda? Ni ukuvuga ngo aka kanya tuvugana ubu, ubusanzwe dadi atarapfa yifuza ko tuba abagabo, yifuza no kuzabona nambaye ikoti amperekeje nk'umubyeyi, ariko ntabwo byigeze bibaho. Yari yarambwiye ko azanyishyurira nkashaka gukora ibishoboka byose nkabona perimi. Nibura umuntu iyo afite agaperimi hari bazi y'ubuzima ashobora kubona. Ubwo rero yapfuye afite uwo mushinga. Ejo bundi narakoze nkora rimwe biranga, ariko mfite amaboko n'Imana irahari, nzabimfashamo, nzayibona. Gukomeza gutwaza. Yego. Tujye ku ruhande urubyiruko cyane cyane, baratwigisha imbaraga z'igihugu, ariko iyo turi muri ibi bihe cyane cyane batwigisha ko tuba tugomba guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside, muri ya ntera ivuga ngo never again, cyangwa se ntibizongere kubaho, ariko tukaba abambere ari uguhangana n'abayipfobya, ari gukora ibishoboka byose. Haba harimo kubabarira, harimo ubumwe n'ubwiyunge, harimo no kwegera abandi tugatwazanya. Yego, ku ruhare rwawe wowe muri urwo rugendo rwo ruhagaze gute? Ku ruhande rwanjye, icya mbere njye kuri njye biragoye kuri kote yanjye, ariko uretse wenda ko nyine leta dushishikariza kugira gute kubabarira, ariko njye kubabarira biragoye. Wabashe kumenya
ababiciye ntabwo nabamenye ariko sinzi niba baba bakiriho. Nari ngiye kubwira ngo ni gute nababarira umuntu ntazi, ni gute nababarira umuntu ntazi aho yashyize abanjye, wakwegereye byiza, cyangwa se ngo atere intambwe bazambwira uti byagenze gutya. Urumva bishoboka? biragoye. Aho ni ku ruhare rwanjye, ariko tugiye mu buzima maze ejo bundi narabatijwe nakiriye agakiza, buriya nabyo birakomeza. Aramutse aje agatera intambwe akambwira uti byagenze gutya na gutya, nta kubabarira. Kukubabarira ni ngombwa, nakubabarira, ariko ntabwo nababarira umuntu ntazi. Yego nyakwigendera inzahuke ndibuka ko namukoresheje ikiganiro arimo ambwira ko yabashije kubabarira ndetse akajya akora n'igikorwa gikomeye cyo kuba yaragemuriraga abamwiciye umuryango. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane, bisaba umutima ukomeye, bisaba n'Imana kugira ngo ibigushoboze. Yego, ni ukuvuga ngo nanjye hari igihe twamanukanaga i Kigali, nza kumubaza ikibazo, ndamubwira ati se ko duhuje ibibazo, ikibazo cyawe ari nk'icyanjye. ubwo ni iki mwari muhuje? Ikibazo cyo kuba twese twaragize gute, twarabuze abacu muri genocide. Nahoze ati se ni gute ushobora kubabarira umuntu wakwiciye? Yarambwiye uti ese nutamubabarira uzakora iki? Arambwira uti nta kundi wabigenza, ugomba kumubabarira. Arambwira uti nta kundi wabigenza, ugomba kumubabarira ahubwo ugakomera. Akantu ko gukomera kangize gute, kanyongereye nanjye icyo bita imbaraga, bindebamo icyizere. Yego, muri ibi bihe turimo mwumva ubutumwa bwawe ku banyarwanda, ku bajene bagenzi bawe ari ubuhe? Icyo nabwira abajene bagenzi banjye no muri rusange abanyarwanda ni ugukomera. Ni ugukomera, tukirinda amacakubiri, tukirinda icyadusenya, icyatwinjiramo cyagira gute, cyatugaruramo amacakubiri kugira ngo bibe byasenya ibimaze kugerwaho. Yego, Jacques, natwe reka tukubwire ukomere, dukomeze gutwaza, dufite igihugu cyiza, dufite ubuyobozi bwiza, ndetse ni byiza ko unanavuga ati n'Imana irahari, hari impamvu uriho, hari impamvu ukiriho, uzi n'ibyo byose wanyuzemo, kandi iyo mpamvu irakomeye cyane kurenza ibindi bintu byose waba uri kunyuramo. Yego, kandi ibyo wanyuzemo bizaguha imbaraga zo gukomera, uzaba umuntu ukomeye cyane. Hari ukuntu twizera twumva ko nimba warabuze umubyeyi akagusiga, ukazava nk'umuntu w'umugabo nawe ahari akishima, aba yishimye avuga ati umwana wanjye yarakomeye. Yego, icya mbere buriya nubwo ibi byose byagiye bibaho, ni ukuvuga ngo napfushije kabiri, nagize kubura ababyeyi, ngira kubura n'uwifuza ko ntera imbere, ariko ndashima Imana nanone kuba yaragize gute, yampaye abantu, hari abantu yampaye, ndabashimiye cyane. Ntabwo wenda bashobora kuba atifuza kuba namuvuga hano ku itangazamakuru, ariko abo bari bose Imana ibaha umugisha. Especially nta bandi bantu ufite washimira? Abantu nashimira, ndashimira mama Pasiteri. Yego, kuva kugeza aka kanya ukikomeje kwihangana kubana natwe. Ndashima hari umubyeyi bita mama Asuma, ihangane muvuze mu izina, ndashobora kuba atabyifuza, ariko ahari hose Imana imuha umugisha. Hari n'abandi ntabwo navuga ngo bose, ariko iryo ni ishimwe rya mbere kuba Imana arampaye umuryango w'abantu bantekereza, nanjye
bituma ntaheranwa n'agahinda. Yego. Jacques, reka dusoze nkubwira ngo komeze kwihangana, urumva ko urugendo rwawe n'urugendo rutari rworoshye, ariko muri byose dushima Imana ko umeze neza, uri umusore kandi wo guharanira ejo hazaza heza. Yego. Reka ngushimire kuza kudusangiza ku urugendo rwawe, kandi komeze utwaze, ejo ni heza. Yego.